mfite ubwoba ko naramuka abonye umwana we azanyica kuko niko gahenge mfite. Rero kumugera byombi inama nakugira ariko ugomba no kwitondera wowe fata umwana umubwiza ukuri ariko ntuzamwerekeze kuko urabona uriya muntu ntiwamenya ibyo agamije. Sinzi nimba ari washaka guhitana cyangwa ari uwo mwana, ntabwo wamenya ikimurimo. Wowe bwiza umwana ukuri niba ngombwa umwereke n'ifoto ya se, ariko namubwire ko papa ari umuntu mubi akora ibintu bibi. Umubwira uti no kutwica yatwica. Ubu nanjye mbayeho mu buzima bumeze nk'ubwo kwihisha kugira ngo batuje abaguhaye agahenge. Rero ntabwo worohewe. Ndumva ari uko twabigenza urabyumva ute? Okay, ndumva wari wo mwanzuro. Reka muganirize muha amateka atuze, ubundi hamwe no gusenga hari igihe byakunda umwana akabona se nanjye nkabaho tugakomeza tukishima. Ni ugusenga ahubwo bimwe bitari ugukina ko ndumva bikomeye. Shanje nawe uranyishyuye uransura ndakwishyuye pe. Amakuru se umeze neza? Tanti igihe umushyitsi yakubwiye ko ashaka amazi wowe kanza sheri ngase mbwira andi makuru. Ese kuki utageza muri worship ntabwo ubona ukuntu turirimba neza? ahantu wapi nanjyana mba numva baririmba birambirana. Se ntujya uhinduka wowe uhora mu rusengero ariko ntujya uhinduka. Ntabwo nabyishoborera, ntabwo ibyo byanzanye gusa. Kubera iki se? Hari ibindi byanzanye. None se ushatse kuba kuri muri misiyo? Oya, hari ibindi byanzanye. Dore amazi rero ngaho. Kamene nywera amazi mfite inyota. Mubwire ukuntu udakeneye gukiza. Urabona wowe wabivamo? Nese ubu ubona bitwaye iki? Kaho ngo korari ya hehe, ngo korari ya hehe, na repetition nye. Ngo musiga ntabwo nabivamo. Uzi ukuntu kuba muri korari birinda ibyaha. Umva ntabwo nabivamo. Umwanya kujya kuryoshya wagiye mu masengesho ya korari. Kurepeta ibintu nk'ibi. Umva mujye mubigumana mwenyine rwose. Hariya muri Norvège ntabwo tujya muri ibyo. Yego. Rega imahanga ari imahanga ugomba gufata umuco w'iwanyu. Nese nimba baryoshya badasenga cyane. Bira ni stress rwose, ni stress. Oyo. Nese ko ikibundo udakunda gusenga. Ubana na mama pasteur. Ntabwo byanzanye. Wazanywe n'ikire. Umva nazamwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Nese wambwiye. Reka nibanga ntabwo nabiko. Amabanga se n'amanyanga. Wambwiye se ndabikoraho iki? Ntabwo nabikubwira rwose. Shambwira, shanje turi inshuti. Na ibintu byanzanye ni mama wenyine nzabibaza. Mbwira wenda nanjye nagufasha kubigukurikiranira. Wowe ntacyo wabimenya. None uzaguma gutyo se? Reka manifite ibibazo ubu se reba nawe imyaka mfite. Nkeneye kuzashaka. Use ejo bundi ku bukwe bwanjye ninde bazambika ingofero. We ntabwo wabyumva agahinda mfite. Mama pastor Karama ubundi bamfite ikibazo nsengere. Uriya mupasiteri uriya nkuba nyine twavugaga. Ndumva mfite ubwoba numva ko yaka amafaranga. Wa mama nawe numvise ko igeze kumwaka amafaranga ngo amusengere azabona umwana. None se ubu ntibizatugeraho ingaruka cyangwa akaba nanjye yaza akansengera akaba yanyaka amafaranga? umuriro mubwire ibyo nibyo ariko twebwe tubibwirwa natwe tubyumva. Kujya tubigira ibihuha wivuze ukavuga reka pasiteri se yakwaka amafaranga gutabuza amafaranga ukamugira ubusa ku buryo atagira n'undi yabwira. Yego urabyumva
ukabona ko ari ibintu by'ibihuha ukabona tugasa nkaho tuzi nkaho ntabizi bitagufasheho okay gusa icyo wumvishe ukambwira yego nanjye icyo nzajya menya kidasanzwe nkababwira yego ariko tugafatanya ikintu nyamukuru tugafatanyiriza hamwe tugasenga Imana nicyo kintu cyonyine gishobora gukuraho biriya byose ntakinanira Imana burase azagera ahinduke pastor nzi ko Imana nta kinanira pe ariko burazahinduka hamwe no gusenga katwizera uvuze ijambo ryiza kwizera ijambo kwizera yego turisanga mu Baheburayo izera Imana ko ishoboye byose umva ibyo byo gusenga wapi rwose ntabwo bimfashe ubundi Imana itarakorera kuri mama ngo ambwire ibyiwe byose ubundi niyo Imana imeze gute ushaka kumenya ibyawe bya mamuti cyangwa se ko byakakorera ukamukuze oya hari ibintu atarambwira kandi birambabaza buri gihe rwose ibikise ntabwo bizi uzi ukuntu mama ejo bundi namubajije ngo papa ari hehe ko namubona no mu bintu byanzanye ntose ushatse kuvuga ko nta papa wawe uzi nawe ugira wese ufite papa ndamufite na mama si bikunezeza iyo babonye bari kumwe nayibaze noneho ishyire mu mwanya wanjye ndasenga ihe Imana nabona papa oya ariko anje Imana ifite ukuntu ikora ibintu kandi bikagenda neza uyasonera oya nukuri ntabwo nabyumva rwose oya reka nkubwira anje nase uzarakara Imana ikintu cyose kibaho kubw'impamvu z'Imana wenda hari impamvu ituma mama watakubwira ko mama wawe azakubwira ndabizi rega urakoze okay ntacyo ndabyumva iyo Mana ikorera muri wowe ikabikorera muri twese izakoreye muri mama ambwire papa ahantu yagiye oya wowe senga Imana ahubwo uyisabe ko yakora muri mama wawe nase uzicara ngo utegereze mama azaza kubikubwira wowe senga kuko ufite papa wawe nanjye munsi nzamubona nzabikorera ariko se ubwo uri mu biki umva mbabara duhindure n'ikiganiro duhindure rwose kuko watumana hano mpita mahaga vuba oya ntabyo guhaga none se uhaga icyakira telefone yawe ubu wabona dushwanye dupfa ibintu nk'ibyo oya mbabarira nzayikora nayo ushatse kuvuga ko nutabona papa wawe uzaguma gutyo ukazarimba wowe warasubijwe Angelo biteze amakuru yesa meza uteze karibu rero ariko rero nubwo mumbonye mu gacaca kanjye hagaze hano ukuntu muri kuganira ariko ko mbona se bibatangaje ko wihangane pe kandi ukomere Angelo mama wawe ni inshuti yanjye ikomeye cyane buriya turaziranye kuva kera mbabwire rero buriya ikintu cyitwa gukunda ni ikintu gikomeye yego niba ari icyo usaba kuko ugikunze uragisengera hano iyo turebye mu Bakorinto 13 Bakorinto ba mbere igice cya 13 tugenda tubona urukundo rw'Imana nitugira urukundo rw'Imana rukaba muri twe tugasengera umurimo w'Imana tugasengera Pastor Nkuba tubikuye ku mutima kuko dukunze ko nawe akwiye guhinduka ntazarimbuke ngo acirweho iteka Pastor Nkuba azahinduka amen na biriya byose azahinduka azatanga ubuhamya uzumva atari we reka dusenge ariko niba wumva umukunzi ariko humura ni ukuvuga ko ibintu byo yiwe byose ubizi nyine ni inshuti yanjye ariko nyine urabona ibintu byose bigira inzira binyuramo wowe gusa komera wihangane kandi ujye witoza kuba umwana mwiza ngaho ubwo niyo ari inshuti yawe ushobora kumbwira ngo papa ari ariko jya utuza sheri oya mbabarira rwose kandi ujye witoza kugira ikinyabupfura ubu se kuba urumva nakwishima papa adahari birumvikana ariko humura nzamubwira mukwereke oya mbabarira reka nanigenda niba ari ibyo byane rwose umva nkubwire
ese ubundi mba muhazi mwawe ugomba kumbwira mubiziranye ugomba kumbwira hano papa niba yarapfuye mwana nzamubwira mukwereke humura mu minsi mike aramukwereka oya ubu sigiye mwahere iryo niba ese wowe watuje tuzi uzamubona ibyo bintu mbwiye nibyo koko ariko ntabwo byoroshye ni urugamba ariko hamwe n'Imana no gusenga byose birashoboka reka dusenge Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ifite ko izabigenza reka dusenge Imana ko n'ibyo bivuga ubyizeye kandi ndizeye data wa twese mana uri mu ijuru mana ugira neza abajakazi bawe dupfukamye hano imbere y'amaso yawe ijambo ryawe riravuga ngo musabe muzahabwa ngo kandi mukomange muzakingurirwa ducishijwe bugufi dupfukamye imbere y'ibirenge byawe turazamuye turasabye nk'uko ijambo ryawe ritubwira turasabye kugira ngo turindirwe ubugingo turasabye kugira ngo duhindurirwe amateka turasabye kugira ngo uburinzi bwawe bumanukire ku bana natwe ariko wowe ukora ibikomeye turasabye kugira ngo ugenderere Pastor Nkuba ni wowe wamuremye ni wowe uzi umutima w'uko aryama uko abyuka inomero y'umuryango w'inzu yinjira murawuzi kandi n'igitanda aryamaho urakizi intekerezo ze zose urazizi ndasabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umugenderere uyu munsi umugenderere nijoro umugenderere ku manywa umugenderere hose ijwi ryawe riganze mu mutima we kugira ngo uhindure ibitekerezo n'umutima we maze yongere kukugarukira maze mwami Imana uwera wa Isirayeli wongere kumugarura yitwe pasiteri kuko ari pasiteri kuko turabizi ko nta kikunanira turabizi ko ushoboye byose turabizi ko dushobozwa nawe uduha imbaraga ni wowe wenyine mwami Imana kandi natwe ubwacu udushoboze kugira ngo twihangane dukore umurimo wawe tubikunze dukore umurimo wawe tugarure benshi data nyagasani tubakure mu kurimbuka tubinjiza mu bugingo kuko twebwe ntacyo twakwishoboza niwe waduha amagambo akwiye kubabwira yahindura imitima yabo urakoze kandi urakarama dusenze twizeye kubikora mu izina rya data wa twese iry'umwana n'iry'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. ese uriya mukobwa numvishije afite amahane numvise mbashyira amazi bakambwira nabi ese ko nabonye asa nka pasiteri yaba ari umwana we cyangwa se ni mushiki we aha ibyabo nzaba mbimenya reka nikorere icyanzanye misiyo yanzanye nirangize kandi ihagurukire nigire no mu mirimo ihagurukire nigire mu mirimo buriya nzaba mbimenya